motari we ngwino nabare mbonye umuntu usanga umugabo wanjye urengeye mu bana na fande wafashe mu gushyira nifashe njye kureba niwe Madame, merci Ornette, nani waje Ornette? Yafanya baki mu kazi kawe. Ngashatse neza handi warabishi. ntago warubizi nararibye akajya mu kazi turongera. Niko neza sheri. Ndibona kumva neza fande. Muhanda magazani ka 305. Dele neza. Bigeze. Reka nze ndebe neza ncunge ntabwo inyuraho rwose. Sawa fande ndabikora nk'uko umbwiye sesa. Tukakuruje ibyangombwa se ikibazo rwose inabaye amapasi ese muzeyi ndakumva fande bande wambere guhagaritse kwa musuzuma nawe nigeze suzumura rwose fande iyi purake kari yambwiye se ko nawe ugeze amagarika wenda yo kuba musuzuma ugenda si imbere wenda yakwitiranyije zamutwa ngombwa muzeyi so gushidikanya yo purake mbonye yeza fande ya moto wambwiraga ndabona nyishyikiriye ya purake reka ndebe ibyangombwa ko bifite sawa ariko mbonye natamubura ariko sa n'ibipina byarashaje nta kira bimwe nagakira ibindi sawa silence autorisation serimenye ko namayemo abambere baguhagaritse burya nta pere mufite uraho umugenzi ugana aho ngaho uraho umugenzi twara umuhanda nta cyanditseho Rwanda mufite koko ariko yaranze tuvugane nizaho hirya nze tuvugane nizaho hirya ntabwo iyi ngiyi tuzi yawe motari yes afande niba imana ahora amasekeje ufite ibyaha bigera muri bine cyose bine byose cyaha cya mbere ni kimwe fande yaguhagaritse mukuru wanga guhagarara icyo ni icyaha cya mbere icyaha cya kabiri mapine yabaye pasi ntabwo amaguru cyane uhita ukubita hasi umugenzi ikindi cyaha cya gatatu nta pere mufite rwose ni ntabwo afande akora wambabara ushyiraho no guheka umuntu nta pere nese abazikorera baba babuze umwanya baba ubuze ariko nanjye ndimo naradepoze ubu ngubu rwose mu minsi mike ukicara ku kinyabiziga nta pere nanjye mba ngenda nigenyese abantu bose bakora impanuka niwo biteye ubwo iki kirafunzwe rero wasanga kirimo n'amadeni niko ntese niko wabarira kubabarira se gusa amata asabira nk'igisigara rero urabona ntari umuntu ngewe nawe uzi ikinyarwanda fande uzi ikinyarwanda nzi ikinyarwanda rwose kandi ntacyo kinakitanga turavugana rero tuvugana atari turahamwe nasubira mwarashye ibintu by'ibiramo kumva fande motezi ibyaha ifite nabyumvira byahora ni mu 80 kari mesha bayakurondorera buretse ngo nta pere 50 binarishaje ni 10 agasuzuguro ni 10 utwara umuntu nta pere nabyo ni 10 mu 80 ngira uko bigenze afande ko ari menshi rwose waciye uboneza uwo moto urayisiga utayinike kuri telefone ufite y'ubuguru Ciao Mareva. Cosa c'è alla fan? Guarda, guarda. Nitwongera gura motari. Ntabwo tuzakirana. Genda ushaka ibyangombwa
nk'uko uzi utaburara ibyo kurya ubu byibagiwe ubanza ushake peni ndaje mbyiteho rwose n'iyi pina ntitwongera guhura se uzambwira ngo twabonanye akira urakoze cyane zamuka nawe rero tubanza tuvugane uriya mufanda umenya ari indaya urabona ukuntu areba uriya mugenzi nari ntwaye shaka nigendere da nzabambarira ariko se hano yanjye simumenye none se undi motari yaragukuye yarankuye Nyabugogo yewe amahirwe aza rimwe mu buzima rero yabyaza umusaruro ako niyo mpamvu ubwo nawe wahise umufata ubishaka yarari mu makosa cyangwa nanagifungishije ngaho ndebera usenge kwanzanye umuntu wa mbere yamusuzuguye ngiye yajya hano ndi umubyeyi si ibyo byari binzanye ko tuganira ubu wakize byarangiye reka ubu se ufite miliyoni zingahe kaporari reka kaporari none gabundi buriya nakurebye ndeshye ni nararose umukobwa nkawe none inzozi zanjye zabaye impamo kagira inkuru narenze kuri kurebamo none se waretse hewe data ate nkareba si byawe kareba iki reba hano hepfo ndabona nyine hari ishyamba none njyewe ukuntu nitwa za kungufu ukuntu mu gisirikare reka ntazataci mu buruseli ntakwiye kungufu bwana none ugiye kurwana n'amashyamba ajyanye hano hepfo ukuntu baharira siporo reka ajyanye ne wari waryamaho na rimwe se ntabwo nararyamye ariko se ndaryama hariya hepfo none uri kumwe n'umukaporari abakaporari baryama mu ishyamba se n'inyenyeri ntabwo nazitoragiye bofero rero twe kugenda hano mu ishyamba tubwanaho gatonya hariya harimo uburiri ariko genza gake none se nyine mbwira nyine ndica nkanakiza ndica nkanakiza ehe gute ubwo uremera ko tujyana hariya nkagukiza umuryango urabyemera cyangwa ubyemera none se hariya neza rwose nta kintu twakwima none se ngo tubikore gute hano hepfo ntabwo ni iminota 2 2 minutes sawa ndabyemeye tugenda umuryango wawe urakize kubyara umukobwa we nuko amafaranga wagejeje hariya ku gisozi nta kibazo nangahe ni 500 ntabwo ari bumwe sinzi umuntu mbonye umeze nk'umugabo wanjye uriya uhagaze gatoya uriya niwe wamagaritse mu gitondo uriya mufandesha n'uriya mukobwa bari bari kumwe mbonye umuntu usa nk'umugabo wanjye urengeyemo uriya n'afande wafashe mu gitondo umufashe kureba niwe Yeah!